none se uyu munsi n'ubu hari umbwire ngusure nimba gufata umwana umufata sangahe saa kumi n'igice nibwo wasohoka ngeri naha nka saa 11 cyangwa saa 11 n'indi minota ni hafi okay nta kiba hano wowe wiporogaramu njye ndi mu rugo iminsi yose ntacyo n'uyu munsi bidakunze twapanga uwundi munsi n'ejo twapanga ntareba nta kintu bitwaye none se ndakubeshya sheri yari planka rwose ntabwo nturanye nawe nane wanjye ese ubwo aho hantu hose wahamenyeshejwe neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira uyu munsi nifuje kubashimira cyane cyane byimazeyo nshimira buri muntu wese uri hano kubw'urukundo mumfitiye kandi mbasaba ko mwazaruhurana ntiruzagera igihe ngo rurangire ni mwaba mubona nagiye maze imyaka n'imyaniko mwe muzahagume gusa ubu ngubu abantu bari hano bamaze kugera mu bihumbi 49 na birengaho umva ko ari benshi ndabasaba rero gukomeza kunkurikira kundeba ikiganiro cyanjye mujye mukireba kirangire biba byiza kurushaho nakunze ukuntu ikintu icyo ari cyo cyose nsohoye ni ukuri mumfasha nzi ko bitashimisha buri umwe wese ariko abenshi cyane birabashimisha kandi bibashimishije nanjye kuri njyewe biba byiza cyane kurushaho uyu munsi rero hari umuntu umwe nifuje gukorera planka umuntu witwa MPINGANZIMA ndashaka kumukorera planka ndashaka gukora planka mu yindi akaba ariko mbivuga ngiye kumuhamagara mu by'ukuri nta nimero yanjye agira Imana imfasha nyitabe kuko hari abantu benshi batajya bitaba nimero batazi Imana imfashe namwe munsabire anyitabe ubundi mbabwire ukuntu ibintu mukurikire mwumve ukuntu ibintu bimeze Alo? Mi waramutse? Waramutse neza? Ni KECAPU. Meze neza? Meze neza wowe? Sha nanjye ndaho ndashima Imana. Nashatse nimero yawe. Mbere na mbere nashaka kwanza kukubwira ko naje kuba muri quartier y'iwanyu. Yego? Waje? Danzendase? Nimutse mu cyumweru cyashize. Noneho hari abantu bambonye ariko nanjye simbazi. Baravuga ngo iyi quartier ngituyemo abastari benshi. Ngo hari impanga ngo tujya tubona ngo ibaha ngaha ngo zibyina. Kubera urabona kuri kano kapa kanditseho ngo kanzenze. Ruguru yaho hari ahantu haba kano k'agashuri. Yego. Hafi y'ako gashuri. Ngayi wazi ku gashuri? Rero taje uturanye. Rimwe, kabiri, gatatu uzamuka muri ako gahanda. Igipangu cya gatatu. Igipangu cy'umukara kiri utubara twa gold. Kirekire gisakaye. Yego. Sinahagezera. Ibaze ko ariho ntuye. Umva maze nahise ko babikubwiye kubera twarimutse nyine njya kwitembereza ngira ngo menye quartier. Ndakomanga kuko hari abantu bari ahantu ku muhanda babiri b'abahungu. Ndababaza barambwira ngo kuri icyo gipangu nyine nkubwiye cy'umukara kiriho utuntu dutoya twa gold barambwira ngo ni huba. Masanga undi muhungu rero muremure. Ndamubaza ngo hano ni kwa Mpinga ngo yego. Ndambwira no sarahari ngo yagiye kuzana umwana ku ishuri. Ngo akumena agiye kuzana umwana.
none se gumana twapanze tukabonana tugapanga ya plank nshaka gukorera ngwino ndetse hari ikibazo nakuzambamo ntabwo nakuva muramenye twayipanze cyangwa tunayipanga ubu ngubu nimba nguhamagaye ifite umwanya mu kanya ngiye kugenda i Kigali ikiganiro saa 8 noneho ko mvuyeyo nibwo nakubwira kuko ndagaruka nka saa 11 mvuye gufata umwana cyangwa se nimba mutari bukore wenda cyane ngo ube bize waza no kumbwira nkabageraho kubera ko nanjye ngiye kujya mu mujyi nta kibazo ubwo ako sabonye turi kumwe arahita amenya ibyo ari byo yawe umva reka duhurira reka twicecekere turabipanga we nutaha umbwire njye mba ndi mu rugo sawa ntaribe kubera saa 11 mba ndi mu rugo ntaribe sawa urakoze nawe kubanze ko muyipanga arayivuye mwari kuyipanga kuri telefone hoya ntago mbyanze we arambwiye ngo araza kuza ngo tubonane tuyipange kandi birahita bipfa oya mubwire ko reka mubwire ko shaka uburyo ubona iyi gahunda ya nyasasa mubwire ko utari buboneke mubwire muyipanga kuri telefone mubwire ko ubitekerejeho bitegure mubaze se uri he uri ahantu hatuje bitegura naho nibijya nivuga ngo muze kubonana birahita bipfa ntago byavuze baraba bari kumwe yabikibaye planka byahita bipfa nkamamagaye urongeye umva sheri wamaye se nk'iminota 5 tugapanga kubera mfite urwara rwavunitse ndashaka kujya muri saro kandi nshobora gutindayo noneho nawe muramunari kumwe barumye igitekerezo ni wowe uzi ibintu yanga kandi nshaka kumukorera ibintu yanga gusa ibintu yanga nshaka kumutesha umutwe ibintu yanga si unirekera mbere na mbere se yanga umuntu wica igihe yanga umuntu wica igihe yanga umuntu umubeshyera hari ikindi nikira ibintu yanga oya ntacyo reka nkwereke ubu se uwakorera gutya nyine nkamuhamagara nkamubwira tugakora ya gahunda yo kuza iwanyu tugateka ariko si ubwo birashoboka wenda ikibazo nyine tukubyo twashaka ahantu twahurira ariko aho hantu ngiye nkatinda kuhagera cyangwa sinanahagera akiramanta se ibyo ngibyo iyo muri umuntu nyine mutaziranye cyane ntabwo ashobora no kukutuka cyangwa ngo agire iki arakwihorera nyine ukabona afite ijinyora ariko akakwihorera oya none reka nkwereke reka mupange ko tuzaza gukora sibyo yego none nge sinzaza sibyo dukorere hano yego turi bukore yayindi yo guteka uri bugushutinge ubwo wamubwira ko ariya nyine ari shema ko ari mwebwe muzabanza noneho wowe nyine ukaba ubizi noneho ukavuga ko ukamwereka tube dukora nyine ubwo arazamo hagati noneho murinde musoza ntaraza sibyo ikiganiro cyarangira nyine naje ntaribi tukabipanga se nkaza nyuma si tunakore byose birashoboka ukaza nyuma nyine ikiganiro kirangiye turi gusezera nkakwandikira message kubera ko niyo mwamubura iminota 5 nabona kugezeho kurumva turaturanye se ndaza kubanza kubibwira shema nta kibazo none se uyu munsi n'ubu hari umbwire ngusure nimba gufata umwana umufata sangahe saa 10 nibwo basohoka ngeri nahanga saa 11 cyangwa saa 11 n'indi minota ni hafi okay nta kiba hano wowe wiporogaramu njye mba ndi mu rugo iminsi yose
ntacyo n'uyu munsi bidakunze twapanga uwundi munsi n'ejo twapanga ntarebe nta kintu bitwaye none se ndakubeshya sheri yari planka rwose ntabwo nturanye nawe mwana wanjye ese ubwo aho hantu hose wahamenyeshejwe neza turagukomye mpinganzi turagukomye ni sabe wandangiye iwanyu na shema ngiye sinzi ahantu utuye urumva ukuntu uri umugome ibintu muri kunkore urumva ukuntu uri umugome ngo tuzabipanga noneho ngo ufite ikiganiro saa 8 kandi ntacyo ubeshye KECAPU ufite ikiganiro saa 8 kandi ntacyo araguhamye mupanze pranka nayo imukubipanga biba pranka ni pranka muyindi zarangira namwe muri pranka nanjye mbaye pranka ni pranka muyindi reka nkubweke uzansanga nicaye mu buriri wawe ese abantu ngo ko bavuga ko usigaye udatwite bimeze bite bibarindire babibone nzaza kugutira umwana ngo bereke ko ni ukuri hari kamwe mfite kakomeje kwigira agahinja uzaze ngutize uzi ko ubu numvaga nyine duturanye uvuze ahantu ku kamaternere ndakurangira shange rwose nibera ku Ruyenzi abo bantu babiri Shema na Sabe nibo bandangiye iwanyu umugabo muremure si ubwo mwahuye n'umuzamu wanjye n'umuzamu wawe twayobewe izina reka nkubwiye KECA ibintu wishoyemo cyakora wakoze kunyitaba utagira na nimero yanjye ntabwo njya nanga kwitaba reka nsinzi Imana ishimwe urumva ko uyu munsi nabyutse neza Sabe ajya akomeza gushuka umunsi yanshuka njyewe ubu nawe turarangizanyije nayo nje kumusezera umunsi yanshutse nzagushuka nawe ntari bishara umenye ko Sabe nta mikino agira ceceka nta muwe sawa kambanza nshimire Sabe wampaye igitekerezo cyo guhamagara mpinga akama na nimero ye ntayo nagiraga ndekeraho ibindi nzabivuga ubutaha muzayikora pranka se ubwo se twayikora kandi byabaye pranka nayo tuzakora ariko ngwino ngomba kuzayimukorera kuko twarabipingiye kandi abantu bapinze baba bagomba gukora ibyo bapingiye siko bimeze abantu bose nakoreye pranka nuko ntabavuze hari abahagaze hano ngende uwa mbere ba papa sava papa uzi ko mukorera pranka papa sava nabamenya narabafatanyije muri prank imwe aho ngomba kuzayikora abana bawe bakura nabo uzabakurishiriza muri prank nabo ahubwo bajya bankorera prank ahubwo umva abana bawe bazakura batekereza ati mama yatugiye turi batatu ko tubona ari prank yabagamo ubwo buzima icyo gihe uwo muntu bivuze nibamenye ntabwo ari Sabe abana banjye ntabwo bavuka ngo bibaze ko ari prank nabakoreye nose ubwo umwe azajya yibaramo babiri none se ubwo byabuzwa ni ahubwo hari abantu bajya bavuga ngo ko batarababona ngo ubundi ubwo si prank cyangwa cyagenda kubaza nafataga umwe ngongera nkamugarura neza twabimenya gute ubundi ko atari prank ariko ndi hafi kubazana uzaba twereke ari batatu kuzabazana muri prank shaka kuzafata na album ndashaka kuzakora album ariko ndashaka kuba umuhanzi mwamfashije umuhanzi w'iki kuyandirimba kuririmba bamese uzambera manager samplinga duha akantu kamwe twumve Yobaza KECAPU yaririmba naho duha akantu gato KECA reka mbabwire we akakanya ntabwo niteguye ijwi narisize mu rugo duha akantu gato ijwi narisize mu rugo gerageza KECA yashatse abe uri kunshuka nayo itaba ari prank mana tunayikubona gerageza ako mana ariko bazajya zirakaza abantu uzi abantu bakoze ibyaha ni indirimbo zongera umujinya bazajya bazikangisha abana cyangwa tukumvisha indirimbo za KECAPU reka mbabwire kandi biri seri hari indirimbo nshaka kuzabanza gusubiramo indirimbo ya Zucu yitwa Nisame
urumva bazajya bazikangisha abana oya biri seri kandi si ubu ntabwo muzanshyigikira kandi nintera imbere muzavuga ngo twumve niba atari zo gukangisha abana si ubu naririmba ikiganiro tukakibura nta kibazo bishobora gutuma uritwara nk'umuntu uri muri repetition bishobora gutuma biba no disc bikore bakano gato keca harya ubundi hera aho nzi ni ndayibagiwe abantu barita bava kwica no barakora unsubscribe siwumva mbabarira ariko ni ukuri kw'Imana abantu ndiye ndashaka kuririmba mumfashe munshyigikire ndashaka gufata akavideo gatoya ubundi nkazagashyira kuri Instagram abantu bakakare niwumva nzi kuririmba ndabasabye nabishobora dukange nitwe ndi koga nyandirimbo dukange keca kanga abantu bave kuri channel oya irukana aba subscribers oya sha oya kaka nkubwira indirimbo nibagiwe ahantu ihera kandi ndayizi basiririmba indirimbo ngo yayago yago nawe se shaka banuka iririmba imwe harya nditwa ngo ya ndirimbo ya mbere yago yitwa nk'amadolari ngo sinigeze nigira gute njye ndirimbo bagira ndi kuganira kandi abahanzi banyabo niko bamera oya sabe wincuka abantu batahita bagenda kandi ifite gahunda ndende mwakoze kunkurikira Imana ibamera umugisha nyuma iyo video ninyishyiraho kuri Instagram yanjye abantu muzumva nzi kuririmba muzanshyigikire umuntu uko ari indirimbo uzumva mbizi uzantera inkunga uzayinkoreye ku buntu nakoze kunkurikira Imana ibamera umugisha